Muraho murakomeye, nongeye kubasuhuza cyane, amahoro y'Imana abane namwe nk'uko bisanzwe. Iyi ni ya cano tuganira ku ijambo ry'Imana, tukavuga ku bintu binyuranye, ariko ibintu by'ukuri nyine kandi bigirira umumaro umuntu, byakugirira umumaro. Iyi cano uzayisangaho inkuru zakugirira umumaro, uzayisangaho ibiganiro byakugirira umumaro, yewe n'amafilime tuzajya tuyanyuzaho, ariko byose bigamije kubaka sosiyete. Imana ibahe umugisha rero, ni ukuri mukomeje kutwereka ko mudukunda. Ikaze, tubahaye ikaze, kandi mukomeze gukanda like, mukande subscribe, woherereza abantu kuri share. Rwose Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi mukomeze kugubwa neza. Uyu mwaka wa 2025 ni ukuri uzababera uw'umugisha, uzababera uw'amata n'ubuki. Imana izabahaze uburame, ibahe na buri kimwe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ku ijambo bita ngo umumaro wo gusoma Bibiliya. Ese ni iyihe mpamvu tugomba gusoma Bibiliya? Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe. Nk'uko mubizi, Bibiliya ni igitabo cy'iyobokamana, igitabo cyashyizweho n'Imana cyangwa se cyahumetswe n'Imana. Rero ni igitabo gifite umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buriya nta muntu utazi umumaro wa Bibiliya. Gusa ikibabaje ni uko abantu benshi bazi umumaro wayo, ariko akenshi ugasanga ntabwo bakunda kuyisoma. Ushobora gusanga umuntu atunze Bibiliya mu nzu, ariko akaba ashobora no kumara n'ukwezi adasomye Bibiliya, cyangwa se ukaba wanamubaza n'umurongo muri Bibiliya akaba atawufata mu mutwe. Rero ni ukuvuga ngo Bibiliya ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tugomba kuyisoma ndetse tukanayumva, tukanayimenya. Uyu munsi rero nabateguriye, ese ni iyihe mpamvu tugomba gusoma Bibiliya, cyangwa se ni uwuhe mumaro wo gusoma Bibiliya? Ni ibintu nashakashatse ari no muri Bibiliya, nshakinga n'ahandi hantu henshi, no kuri interineti no mu bindi bitabo. Ndavuga nti ibi bintu nanjye nabiganiriza abantu banjye, nagerageza kubibwira abantu kugira ngo nabo bamenye uko bakwiye kwitwara muri ubu buzima. Nimba uri umukristo ukwiye gusoma Bibiliya, kandi Bibiliya ukayigira inshuti yawe, kuko Bibiliya mwabonye ko hari abantu bagiye banayiririmba, bakavuga ngo Bibiliya ubuhanuzi bwahumetswe n'Imana, Bibiliya ndorerwamo. Bibiliya ni indorerwamo. Iyo usomye Bibiliya wibonamo, nta muntu n'umwe wasoma Bibiliya ntiyibonemo. Oya, Bibiliya ni indorerwamo. Niyo mpamvu bavuze ngo ni indorerwamo. Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Bibiliya ni igitabo gitagatifu. Hari abayita Bibiliya yera, abandi bakayita Bibiliya ntagatifu. Kubera iki? Ni igitabo kidasanzwe. Ni eraresinessi buke. Ni igitabo kitagira era na nkeya, kitagira kubogama. Oya, Bibiliya ni igitabo cyashyizweho n'Imana, cyangwa se ni ibaruwa umukunzi wacu Yesu yatwandikiye, cyangwa se ni ibaruwa papa wacu ari we Mana Data wa twese yatwandikiye, avuga ati ndi kumwe namwe, mujye musoma. Iyi ni ibaruwa mbahaye bana banjye, mujye musoma. Nzajya mvugana namwe nkoresheje ino baruwa, aricyo gitabo cyitwa Bibiliya, cyangwa se Bible, cyangwa se Bible. Turagerageza kwifashisha igitabo cya kabiri cya Timoteyo, cyangwa se urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 16, aho avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Aleluya. Rero iri ni ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo, yari kumubwira ati mwana wanjye, ndagutongera kugira ngo ujye ugira umwete wo gushishikarira gusoma ibyanditswe byera,
kandi ngo uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Bavandimwe rero bantu banjye, uyu munsi nifuje kubaganiriza umumaro wo gusoma Bibiliya, nk'uko Bibiliya ibitubwiye cyangwa se nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo. Timoteyo nushaka ube wowe, ube Jean d'Arc, ube Jeannette, ube Julienne, ube Justina, ube Juste, ni wowe yabwiraga, ni wowe ugomba gusoma Bibiliya. Ntabwo ari abantu bagomba gusoma Bibiliya, ahubwo ni umuntu ugomba gusoma Bibiliya. Umuntu agomba gusoma Bibiliya. Umumaro wo gusoma Bibiliya ya mbere rero, Bibiliya iratwigisha. Iyo usoma Bibiliya irakwigisha, uriga kandi ukunguka ubumenyi bwinshi. Undi mumaro wo gusoma Bibiliya ni uko wunguka ubwenge. Uriya abantu basoma Bibiliya bunguka ubwenge kandi baba bazi ubwenge bwinshi, kuko Bibiliya irimo amagambo y'ubwenge, irimo ibintu byatuma ubaho neza muri ubu buzima, kuko ubwenge burya ntabwo ari ukugira ubumenyi gusa, ahubwo ubwenge ni ukumenya kubaho neza muri ubu buzima, ukamenya kubana n'abantu, ukamenya kubana n'Imana neza, ukamenya kubana n'ibyo Imana yaremye neza, ukamenya kubahiriza amategeko, ukamenya kubaho ukijijwe, ukamenya kubaho kubana, gukora ibyo ugomba gukora, gushyira ibintu byose ku murongo. Icyo ni cyo bita ubwenge. Ubundi ubwenge ntabwo ari ugusoma ibitabo byinshi, ahubwo ubwenge ni ukubaho uri umuntu uhugurika. Ikindi abantu bakunda gusoma Bibiliya, undi mumaro ni uko buzura umwuka wera. Abantu bakunda gusoma Bibiliya buzuzwa umwuka wera, cyangwa se bakuzuzwa Roho Mutagatifu, cyangwa bagasenderezwa Roho Mutagatifu. Buriya umwuka wera, iyo usoma Bibiliya, nawe ni umugabo wo kubihamya, iyo usoma Bibiliya inshuro nyinshi ugira amayerekwa, uruzuzwa, ubona ibindi bintu abantu batabasha kubona barimo, kuko Bibiliya ni ibyahumetswe, ni umwuka. Buriya ubundi nyuma y'iri jambo, iri nyuguti harimo yo umwuka wera. Iyo usoma rero Bibiliya inshuro nyinshi wuzura umwuka wera. Icyo cyo ni icy'ukuri pe, ntabwo wakuzura umwuka wera. Ushobora kuwuzura udasoma Bibiliya, ariko nawe ubuze ibiki, n'amayerekwa aba ari mato, n'iyerekwa ryaba ari rigufi. Ikindi urasobanukirwa. Hari ibibazo abantu benshi bagira, ugasanga bibaza ibintu nyine bitarimo ubwenge bwinshi, kandi Bibiliya uyisomye wasubizwa ibibazo wibaza. Buriya iyo umuntu asoma Bibiliya akenshi arasobanukirwa, kuko Bibiliya isobanura ibintu hafi ya byose. Ibibazo byose wibaza Bibiliya irabigusubiza. Nta kintu na kimwe Imana itigeze itwandikira muri Bibiliya, itigeze itubwira ikoresheje Bibiliya. Ibintu byose wakwibaza muri Bibiliya biba birimo. Ikindi, undi mumaro wo gusoma Bibiliya ni uko ubasha gusobanurira abandi. Umuntu ukunda gusoma Bibiliya inshuro nyinshi abasha no gusobanurira abandi. Bivuga ngo abantu, uzarebe abantu, muzajye mwitegereza abantu benshi bazi gusobanura ijambo ry'Imana n'abantu bakunda gusoma Bibiliya. Ababizi, ariko abazi kubisobanura ni abakunda gusoma Bibiliya. Hari n'ababisobanura ariko ukabona ko bari gusobanura bakoresheje ubwenge bwabo, ariko buri ubwenge bwawe bwite ntabwo ushobora gusobanura iby'Imana nk'uko bikwiye. Ariko iyo ukoresheje ubwenge wakuye muri Bibiliya, wasomye muri Bibiliya, buriya inshuro nyinshi wabasha gusobanurira n'undi muntu, akaba yabasha gusobanukirwa iby'Imana neza. Umuntu wabasha gusobanura iby'Imana neza rero ni umuntu wasomye neza Bibiliya, cyangwa umuntu ukunda gusoma Bibiliya neza. Ikindi, undi mumaro wo gusoma Bibiliya cyane, wo gukunda gusoma Bibiliya, ni uko umuntu usoma Bibiliya aba avamo umunyamasengesho mwiza. Umuntu ukunda gusoma Bibiliya aba avamo umunyamasengesho mwiza, umuntu usenga neza. Bibiliya yigisha uko basenga, yigisha
uko umunyamasengesho akwiye kwitwara, yigisha uko umunyempano akwiye kwitwara, yigisha buri kimwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu rero akunda gusoma Bibiliya ashaka no kuba umunyamasengesho, cyangwa se umunyamasengesho ukunda gusoma Bibiliya, avamo umunyamasengesho mwiza, ugasanga asenga mu kuri no mu mwuka, agasenga mu kuri kw'ijambo ry'Imana, atagiye ku ruhande kw'ijambo ry'Imana, kandi avamo n'umuhanuzi mwiza. Buriya abahanuzi basoma neza ijambo ry'Imana akenshi ntabwo bavangirwa, bagira ubuhanuzi butavangiye, kuko baba buzuye ijambo ry'Imana, n'Imana ikunda no kubakoresha cyane, kandi akenshi bera n'imbuto bakanakizwa neza. Undi mumaro wo gusoma Bibiliya cyane rero ni uko umuntu usoma Bibiliya cyane akunda gukizwa neza. Rimwe na rimwe usanga abantu, iyo umuntu asoma Bibiliya abika ijambo mu mutima we, agira ijambo ry'Imana muri we. Noneho umuntu rero wabasha gukizwa neza ni umuntu usoma ijambo ry'Imana, kandi kuko Bibiliya yavuze ngo ijambo ry'Imana ngo ni itabaza, rimurikira. Bivuga ngo iyo usoma Bibiliya ikubera nk'itabaza. Bibiliya iragenda irya jambo wasomye rikamurika ahantu hacuze umwijima, hakabona. Bibiliya rero iyo umuntu ayisoma cyane akunda gukizwa neza. Ikindi, undi mumaro wo gusoma Bibiliya ni uko umuntu usoma Bibiliya avamo umwigisha mwiza, akigisha abandi iby'ukuri. Umuntu udasoma Bibiliya, muzarebe umuntu iyo ari kukwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se ari kwigisha, ashobora kuba ari kwigisha cyangwa se ari kubwiriza, ari kubwira abantu benshi, cyane, imbaga nyamwinshi. Iyo umuntu ari kubwira abantu benshi akababwira ibintu yasomye, n'undi muntu uri kubwira abantu benshi akababwira ibiri kuva mu mutwe we bisanzwe, nyine ubwenge bwe nyine uko ibintu abyumva, abo bantu babiri baratandukanye. Kuko umuntu uri kuvuga ibyo yasomye cyangwa se ibyo asoma, ibintu ari kuvuga rimwe na rimwe inshuro nyinshi biba bishorewe n'Umwuka Wera. Kandi bifasha n'abantu benshi ndetse bikabahindura. Abantu bumvishe ibyigisho birimo ijambo ry'Imana babasha guhinduka kurenza ba bantu bumvisha ibintu byaturutse mu bwenge bw'umuntu. Kuko ijambo ry'Imana ribasha guhindura umuntu, kuko akenshi riba rishorewe n'Umwuka Wera. Ariko ibyo umuntu abwiriza by'amarangamutima ye bivuye muri we, nta kintu bimarira ubugingo bw'abantu. Cyakora bishobora kubaka imibiri yabo, ariko ubugingo n'umwuka, umwuka n'ubugingo bibasha kubakwa n'ubundi n'iby'umwuka. Ijambo ry'Imana nyine no gusenga, biriya bibasha kubaka ubugingo n'umwuka. Ariko ibi bisanzwe by'umubiri nabyo byubaka umubiri. Ikindi, gusoma Bibiliya, iyo umuntu asoma Bibiliya arezwa. Abantu bakunda gusoma Bibiliya bafite ijambo ry'Imana muri bo barezwa, bezwa n'ijambo. Iyo abantu basoma Bibiliya inshuro nyinshi bakunda kwezwa pe, buriya kuko ijambo ry'Imana ni inkota. Ijambo ry'Imana ribasha gutsinda umuntu. Iyo usoma Bibiliya wumva utsinzwe, ugatsindwa ukavuga uti noneho Mana mbabarira. Tuvuge nk'urugero, uramutse ubonye wahuye n'ikigeragezo gikomeye ugasoma nk'inkuru za Yobu, utavuga uti ariko se nubwo nageragejwe, ubu nageragejwe nka Yobu koko? Nimba wahuye n'ibibazo bikomeye uravuga uti se koko nahura n'ibibazo bikomeye, ese ubu bingana n'ibya Daniyeli? Se Daniyeli ko yagiye mu rwobo rw'intare akabasha kuvamo, Imana ikamukiza. Bituma utsindwa n'ijambo ukavuga uti Mana noneho amaboko ndayamanitse, ndi uwawe, nyeza weza ubugingo bwanjye. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo rero umuntu abasha kwiboneramo, kandi rimwe na rimwe ijambo ry'Imana rwose iyo uryemereye riraguhindura. Ikindi, gusoma Bibiliya umumaro wundi bidufitiye ni uko rimwe na rimwe, cyane cyane iyo ukunda gusoma Bibiliya, haza indirimbo z'Imana.
indirimbo z'Imana. Iyo usoma Bibiliya warangiza ukumva ibihangano by'umwuka biraje, ukumva hari ibihangano biri kugenda byisuka. Iyo usoma Bibiliya wumva hari ibihangano biri kugenda biza, ibihangano by'umwuka, ibihangano birimo ijambo ry'Imana. Sinzi ikintu cyabayeho, ariko ubundi na korari zifite umwuka wera cyangwa se zuzuye umwuka wera zakagombye guhanga indirimbo nyinshi, zikoresha indirimbo z'amagambo yo muri Bibiliya. Umuhanzi mwiza uvuga ati njyewe ndi umugosipo, ndahanga indirimbo z'Imana, yakagombye gukoresha Bibiliya, agahanga indirimbo zivuye muri Bibiliya, ari ijambo ry'Imana. Nimureba kino gitabo cy'indirimbo, kino gisanzwe kirimo indirimbo z'agakiza n'izo gushimisha, usanga ari Bibiliya, hafi ya zose ni Bibiliya. Abantu bazihimbye rwose bari buzuye umwuka wera, kandi babaga bayobowe n'umwuka w'Imana, biragaragara kuko ni ijambo ry'Imana. Hari naho ugera ukabona ngo wenda ngo ni Zaburi yineye, ahandi wagera ukumva ngo ni icya kanaka, ariko wareba neza ukabona ni Bibiliya. Bibiliya rero iyo umuntu ayisoma neza abasha no kugira gute, no guhimba indirimbo, kandi indirimbo zifasha ubugingo, indirimbo zuzuyemo amavuta, indirimbo zirimo gufasha ubugingo bw'abantu, indirimbo zuzuyemo ijambo ry'Imana. Iyo umuntu asoma Bibiliya rero, undi mumaro wo gusoma Bibiliya, umuntu usoma Bibiliya neza yubaha Imana. Bibiliya itwigisha kubaha Imana cyane cyane, kubera ko Bibiliya niho hantu honyine wasanga amagambo Imana yagiye ivuga inyuze mu bahanuzi, cyangwa se inyuze no mu mwana wayo Yesu Kristo. Nta bindi bitabo byinshi wabona Imana yagiye ivuga ngo bandike uretse Bibiliya. Rero Bibiliya harimo ijambo ry'Imana ritavangiye, harimo ubuhanuzi bw'Imana butavangiye, harimo amagambo Yesu yivugiye ubwe. Iyo rero uyasomye aragenda akakumurikira kandi akakwereka uko ukwiye kugenda. Inshuti bavandimwe rero, iyi ni imwe mu mimaro nagiye mbashakira yo gusoma Bibiliya. Hari n'iyindi myinshi, burya gusoma Bibiliya bifite umumaro mwinshi cyane, bifite umumaro mwinshi. Buriya iyo usoma Bibiliya wera imbuto, harimo kwera imbuto, harimo kugira urukundo. Iyo umuntu asoma Bibiliya burya agira urukundo, abasha kugira neza, abasha kwizera Imana neza, abasha gukizwa neza. Umuntu usoma Bibiliya hari ubundi buryo ahinduka, akaba mushya, arahinduka. Iyo umuntu asoma Bibiliya arahinduka. Ntabwo umuntu yasoma Bibiliya, ubundi ntuzabona umukristo utarigeze ahinduka, ngo agire disipurine, atari disipurine y'itorero, ahubwo atari disipurine y'idini. Apana disipurine y'idini, ntabwo ariyo ndi kuvuga, ahubwo disipurine y'iki ijambo ry'Imana rivuga, disipurine ituruka ku gakiza, disipurine y'agakiza. Disipurine y'agakiza ni ukuvuga ngo iyo agakiza kageze muri wowe karaguhindura, hari uburyo udashobora kwitwara warakijijwe. Uzamenye ko uwo muntu adasoma Bibiliya, ko Bibiliya uzamenye ko uwo muntu yabwirijwe n'abantu, ushobora kuba yarabwirijwe n'abantu, ariko Bibiliya ntabwo ugeze imubwiriza. Bibiliya rero iyo ibwiriza abantu iki? Bibiliya ibwiriza abantu guhinduka ku ngeso, bagahinduka mu mico, bagahindura mu mivugire, bagahinduka mu myitwarire. Nicyo Bibiliya yigisha abantu. Bibiliya yigisha abantu kureka icyaha n'igisa nacyo. Bibiliya yigisha abantu ingeso nziza, gutanga. Bibiliya irabyigisha. Bibiliya yigisha imyambarire iteye isoni n'idateye isoni, imyitwarire ikwiriye y'umukristo. Bibiliya irayigisha. Bibiliya harimo inkuru nyinshi zishobora kukubaka muri ubu buzima, ukagenda rwose utunganye rwose. Impamvu buriya hari umuntu uvuga ngo njye idini yanjye ni Bibiliya, rwose
nimba idini yawe ari bibiliya, ndabyemera 100% ko waba uri umukristo w'ukuri kandi wuzuye. Uramutse usoma bibiliya neza kandi ugakora ibyo bibiliya ikubwira, wavamo umukristo mwiza, wakwigisha n'abandi, wahindura benshi, kandi isi ni ukuri wayigira nziza pe. Dusome bibiliya rero, dukomeze gusoma bibiliya abantu b'Imana, dukomeze ubutaha nzababwira ese ni gute dukwiye gusoma bibiliya. Uyu munsi namaze kubabwira umumaro wo gusoma bibiliya, cyangwa ni iyihe mpamvu dukwiye gusoma bibiliya, cyangwa ni umumaro wa bibiliya. Ubutaha nzababwira ni gute dukwiye gusoma bibiliya, ese ni gute wasoma bibiliya ukayumva. Nibyo tuzaganira ubutaha. Inshuti zanjye rero, murakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Niba utarakanda subscribe, ukande subscribe, kandi naho kazogera, kandi ujye ugerageza woherereze n'inshuti zawe, kandi niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo waduha, utwunganire. Kugenda neza muri ubu buzima ushobora no kuba uzi n'undi mumaro wo gusoma bibiliya, watubwira, wadusharinga rwose. Gusharinga ibitekerezo biba byemewe. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana namwe, kandi mukomeze kugubwa neza mu byo mukora byose. Mukomeze gusoma bibiliya cyane, musome bibiliya kandi muyisome uko bikwiriye. Mukunde gusoma bibiliya, munayikundishe n'abandi, muyikundishe n'abana banyu, muyikundishe n'abaturanyi, muyikundishe n'abandi bantu bose. Bibiliya ni ingenzi mu buzima bwacu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, inshuti zanjye.